Bene data bakundwa, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nimugire mwese Pentekote nziza. Uyu munsi wa none nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 7 umurongo wa 38 kugeza kuri 39. Turasoma no mu byakozwe n'intumwa ibice 2, hanyuma turaza gusoma no muri Yeremiya ibice 4 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana ibice 7 umurongo wa 38 kugeza kuri 39. Umuntu nagira inyota aze aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka wera yarataraza kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 33, turaza gusoma no wa 38. Haranditse ngo, nuko amaze kuzamurwa n'ukuboko kw'iburyo kw'Imana no guhabwa na se ibyo yasezeranije ari byo mwuka wera, none asutse icyo mureba kandi mwumva. 38. Nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu wo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ibyo nibyo Uwiteka abwira abantu b'i Buyuda n'ab'i Yerusalemu ati, nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu mahwa, mwikebere Uwiteka kandi mukebeho ibikoba bitwikiriye imitima yanyu, mwabagabo mwe b'i Buyuda n'abaturage b'i Yerusalemu. Uburakari bwanjye butaza bumeze nk'umuriro bugatwika, kandi ntawabasha kubuzimya, bitewe n'ububi bw'ingeso zanyu. Imana nitubabarira. Bene data bakundwa, nejejwe no gusangira namwe ijambo ry'Imana kuri uyu munsi wa Pentekote. Abizera Kristo twese dufite umunezero kuko turi kwibuka kuvuka kw'itorero, kandi tukishimira cyane isezerano rikomeye ryasohojwe ubwo twahabwaga umwuka wera. Tugeze ku munsi wa 10 wabanjirijwe n'indi minsi twashoboye gukurikirana inyigisho nyinshi kandi zitandukanye, zose zerekezaga ku mwuka wera. Abigisha batandukanye badusangije amateka y'uko itorero ryavutse ku munsi wa Pentekote, ubwo intumwa zari zimaze iminsi ziri hamwe, zihuje umutima, zitegereje isezerano. Abandi batubwiye ku byabaye uwo munsi ndetse n'indi minsi yakurikiye. Abandi bagenda bagaruka ku buhamya bw'ibyababayeho ubwo nabo buzuraga umwuka wera. Hirya no hino nagiye nkurikira abandi bagiye baganira ku mirimo y'umwuka wera hano mu gihugu cyacu, uko hagiye habaho ububyutse mu myaka yatambutse, ari nabwo bwagiye butuma umurimo w'Imana waguka. Abo bose bakoreshejwe n'Imana mu gutegura izo nyigisho. Imana ibaha umugisha, kandi n'abazikurikiye mwese Imana ibaha umugisha wo kuzikuramo icy'ingenzi. Kuba nagize umugisha wo kwemererwa gusangira namwe ijambo ry'Imana uyu munsi, numvise nshaka ko twaganira ku mirongo twasomye muri Bibiliya, ariko intego nyamukuru ari ukuvuga ngo dukeneye ko umuriro w'umwuka wera wongera kwaka mu mitima yacu ndetse no mu itorero. Tugiye kuvuga ku ngingo zigeze kuri 5, arizo tuza kugenda tuganiriramo. Ingingo ya mbere iravuga ngo tugereranye ibihe Abisirayeli barimo ubwo Yesu yazaga n'ibyo itorero ririmo none. Ijambo ry'Imana twasomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ryatubwiye ko Yesu ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru y'ingando, iyi minsi mikuru yizihizwaga rimwe mu mwaka kandi ikamara iminsi 7. Iyo minsi yabibutsaga igihe bamaze mu rugendo rwo mu butayu, bagenda batura mu mahema, badafite imirima bahinga, ahubwo batunzwe n'amanu. Iyi minsi kandi yahuzwaga n'iminsi y'umuganura, bishimira umwero. Bivuga ngo noneho ntibari bagitunzwe n'amanu yo mu butayu, kuko bari barageze mu gihugu, ntibari mu mahema, ahubwo bari bageze muri gakondo mu gihugu cy'isezerano. Muri iyi minsi batambaga ibitambo byinshi, ari iby'ibimasa, intama ndetse n'ihene, ngo muri iyi minsi nta n'imirimo y'ubugaragu bagombaga kuyikoramo. Nyamara
nubwo iyi minsi bayizihizaga barabibwirijwe n'Imana, byari bigeze aho babikoraga nk'imigenzo misa idafite ubuzima, kuko nubwo bari baravuye mu bubata, nyamara bari baramaze guhinduka imbata z'ibibi byinshi. Muri bo harimo ishyari, inzangano, ubugambanyi, kutamenya Imana, kuko na Yesu yari hagati muri bo ari Imana, ariko ntibamwemeraga. Yari yaje abazaniye ubugingo, ntibamwemera. Agakiza kari kaje, ariko bari basigariye ku migenzo idafite icyo ibamariye. Abantu bajya baba mu migenzo n'imihango y'idini, igihe cyagera bagasigara ari ibintu bibuze ubusobanuro nyakuri. Ibyari iby'Imana cyangwa iby'umwuka bakabyinjiza muri kamere zabo, mu ndamu zabo, ugashakamo ikimenyetso na kimwe cyaguhesha kubona icyubahiro cy'Imana ukakibura. Ugasanga ibyari byo gushyira Imana hejuru byabaye ibyo kwibonekeza, kwigaragaza. Ugasanga byarabaye imigenzo itagifite aho ihuriye n'ibyo bemeraga. Ibi rero twabigereranya n'aho itorero rigeze uyu munsi. Urebye inyigisho zatambutse muri iyi minsi n'izisanzwe zitangwa mu matorero, wagira ubwoba, kuko usanga abantu bamaze kumenyera cyane iby'Imana, ku buryo ntekereza ko dukeneye igitangaza kindi kirenze inyigisho zatanzwe. Dukeneye umuriro w'Umwuka Wera akatuvugurura. Iyo witegereje uburyo iby'umwuka abantu bari kubikerensa uko bishakiye, abandi bakabyigana, wasanga ntaho turi gutandukanira naho abayuda bari bageze ubwo Yesu yazaga. Idini bari baririmo neza, n'imigenzo yose yubahirizwa, ariko nta buzima bwari buhari. Uyu munsi iyo witegereje ibyo abantu twitiranya n'umwuka mu nsengero, mu bigisha, mu baririmbyi, n'imyitwarire y'abakristo benshi muri rusange, wabona dukeneye ko umuriro w'Imana wongera kwaka ugakongora ibisa n'amashara tumaze kurundanya. Reka tuvuge ku ngingo ya kabiri ivuga ngo itorero rikeneye umuriro w'Umwuka Wera. Iyo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 28 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6, tuhabona inkuru itangaje ubwo Pawulo nabo bari bamaranye iminsi mu rugendo rwo mu nyanja, bagiriyemo amakuba menshi, ngo bageze ahantu hitwa Imerita. Abaturage b'Imerita babonye abo bagenzi, ngo bihutiye kubashakira ubutabazi bw'ibanze burimo kubashakira umuriro ngo bote, kuko bendaga kwicwa n'imbeho bari bamazemo iminsi. Ngo Pawulo nawe yajyanye n'abandi gushaka inkwi, agarutse ngo yazanye umuba w'inkwi, nyamara muri zo harimo incira yari yihishemo. Ngo ateruye umuganda w'inkwi ngo awushyire ku muriro, ya ncira yari yihishe ikubiswe n'ikibatsi cy'umuriro yahise yihishura, ngo irasimbuka imufata ku gikonjo iranamuruma. Icyakora Bibiliya itubwira ko Pawulo ntacyo byamutwaye, nubwo abari babibonye bose bibwiraga ko bimurangiranye. Inzoka yari yashoboye kwihisha mu nkwi, ariko ikubiswe n'umuriro ntiyashoboye kwihangana. N'uyu munsi dufite ibisa n'inzoka z'incira biri kuruma ubugingo bw'abantu, bigatuma abantu bagenda bahenebera buhoro buhoro, n'ibyaha by'inyongobezabugingo bibarimo. Ugasanga kubera yuko umuriro w'Umwuka Wera ubuze, ugasanga abantu barabikorana umurimo, abantu barabyinjirana mu rusengero, abantu barabijyana ku meza y'umwami, kubera yuko umuriro w'Umwuka Wera yazimye. Impamvu abantu bari kuririmba, bakabwiriza, bagakora n'ibindi byose byo mu murimo w'Imana, bareshya, basinda, basambana, bagambana, bariganya, bikemera, nuko umuriro w'Umwuka Wera wazimye. Hakenewe umuriro w'Imana. Urusaku n'urwiganwa, kwisanisha n'ab'isi bimaze gufata intera nini cyane. Ibyo byose biri kugenda bimunga ubuzima bw'umwuka mu itorero. Imana idufashe. Mu ngingo ya 3 tugiye kuvuga ngo twirinde kuzana umuriro utategetswe ku gicaniro cy'Uwiteka. Nubwo dukeneye umuriro, ariko tugomba gutandukanya imiriro, kuko imiriro yose siko ibivuye ku Uwiteka. Abantu bananiwe kwinjirira mu irembo twashyiriweho ryo guhabwa Umwuka Wera, none bari kunyura iy'ubusamu bakifatira ibindi bitari Umwuka Wera. Babasha kugaragaza ibisa n'ibimenyetso biranga abafite Umwuka Wera,
bavuga indimi nyinshi, bakora ibitangaza, banahanura, banitanga mu murimo w'Imana, bagakora n'ibindi. Nyamara ibyo byose ugasanga bitamirijwe n'imirimo ya kamere, kuko nta mbuto z'umwuka wera bakwibonera, baramaze gutatira iby'umwuka. Iyo dusomye inkuru iri mu gitabo cy'Abalewi ibice 10 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7, tuhasanga inkuru ibabaje ya bene Aroni, Nadabu na Abihu. Aba bene Aroni nabo bari bararobanuriwe umurimo w'ubutambyi. Umuriro wakoreshwaga ku gicaniro wari waracanwe n'Uwiteka, nk'uko tubibona mu gice cya 6 cy'icyo gitabo cy'Abalewi. Bari barabwiwe ko bagomba guhora barinze uwo muriro ntugire ubwo uzima. Igihe kimwe bararangara, umuriro urazima. Abo bene Aroni bibwira ko ntacyo byaba bitwaye kuba bakoresha undi muriro ubonetse uwo ari wo wose. Ngo baragenda barahura umuriro ahandi, baza gufatisha igicaniro. Bibiliya ivuga ko uwo mwanya umuriro uvuye ku Uwiteka wahise uza urabatwika. Bazize kuko bakoresheje umuriro utategetswe. Gupfa kwabo kwabaye kubi cyane, kuko na se Aroni yabujijwe kubaririra ndetse no kubiraburira. Iyo ukomeje usoma muri icyo gice cya 10 cy'Abalewi ku murongo wa 8, uhasanga ko ngo muri icyo gihe nibwo Uwiteka yahise abwira Mose yuko abuza abatambyi gukoresha ibisindisha cyangwa igisindisha icyo ari cyo cyose, kugira ngo bibaheshe kujya bamenya gutandukanya ibyera n'ibitari ibyera, ibihumanya n'ibidahumanya. Abasobanuzi bamwe ba Bibiliya bakeka ko icyaha cyakozwe n'aba basore cyo gukoresha umuriro utategetswe baba baragitejwe n'isindwe bagize, bakibagirwa kubera amaso umuriro wera wo ku gicaniro kugeza ubwo bazimana, bakiyambaza umuriro utategetswe. Uyu munsi iyo urebye ibiri kubera mu rusengero by'urwiganwa, ntiwabura kubona ko twinjiriwe. Ku gicaniro cy'Uwiteka hakaba hari gukoreshwa imiriro itategetswe, kuko abantu baba bararangaye, umuriro ukazima. None buri wese aragenda akararuza ibyo abonye, akazana, abantu nabo bagakurikira buhumyi. Nubwo tutabona abantu bapfa mu buryo bw'umubiri, abamaze gupfa mu buryo bw'umwuka ntibagira umubare. Kandi ibyo bijya kwishushanya n'umwuka wera kandi atari byo, bitumye inyota yo kubatizwa mu mwuka wera nyakuri igenda iba nke muri benshi, abandi bakumva kuzura umwuka wera bitagikenewe cyane. Muri rusange abantu baguye umwuma nk'uw'Abisirayeli bari bafite muri kiriya gihe. Dukwiye guhumuka tukagaruka ku rufatiro rw'umwuka wera. Irembo rinyurwamo n'abifuza guhabwa umwuka wera ryitwa kwihana. Umva ibyabaye ku munsi wa Pentekote, nyuma y'uko Petero yari amaze kubasobanurira ibyabaye. Ngo abantu bose bumvise ibyo bibacumita mu mitima, barabaza bati, bagabo bene data, tugire dute? Petero ntiyakebereje ngo anyure ku ruhande cyangwa ngo yoroshye amagambo. Yavuze yeruye ati, nimwihane, umuntu wese wo muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera. Reka tuvuge rero noneho ku ngingo ya 4 ivuga ngo kugira ngo ububyutse buboneke hakwiriye kwihana kuzuye, imitima ikavugurura. Reka tuvuge gato kuri ya magambo twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ndetse turaza kumva n'icy'umuhanuzi Hoseya nawe yavuze. Ijambo ry'Imana twasomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ryavuze ngo, nimurime imishike yanyu kandi ntimukabibe mu mahwa. Muri Bibiliya ijambo ryawe Mana ho hagize hati, nimuhinge ahatigeze guhingwa, nimureke kubiba mu mahwa. Ubusanzwe kubaza iby'ubuhinzi, iyo uvuze umushike babyumva neza ko ari umurima utarigeze uhingwa, cyangwa se waba umaze igihe kinini udahingwa. Bene uwo murima rero nta wawubibamo ngo azategereze umusaruro. Ukeneye kuzabona umusaruro,
arabanza akarima, agatabira, agatongora amabuye n'ibindi byatsi bibi byose byazabangamira ingemwe. Mbega umurima akawutegura neza, iyo binabaye ngombwa agashyiramo ifumbire. Ibyo iyo byirengagijwe, ni koko umuhinzi yabasha kunyanyagiza imbuto, ahari zikaba zanamukundira zikamera, ariko imikurire yazo no kuzatanga umusaruro bikaba ikibazo. Bimera nka za mbuto Yesu yavuze mu mugani w'umubibyi. Hari aho yavuze ku mbuto zaguye ku kara ntizabasha gukura kuko ubutaka bwari bugufi, ngo imizi yabuze uko ishora, imbuto ziraraba. Ndetse ngo yanavuze ku zindi mbuto ngo zaguye mu mahwa, ngo ziramera, ngo ariko ngo amahwa araziniga. Umva uko Hoseya nawe, umuhanuzi Hoseya nawe yabivuze. Yaravuze ngo mwibibire mukurikiza gukiranuka, musarure mukurikiza imbabazi, murime imishike yanyu, kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka, kugeza igihe azaza akabavubira gukiranuka. Mwahinze gukiranirwa musarura ibibi, mwariye imbuto z'ibinyoma, kuko wiringiye imigambi yawe n'ubwinshi bw'intwari zawe. Ni amagambo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya ibice 10 umurongo wa 12. Bene data, niba twifuza ububyutse, umuriro w'Umwuka Wera ukongera kugaragara mu itorero, hari imishike myinshi ikwiriye kubanza kurimwa, hari amabuye n'urwiri bikwiriye gutongorwa. Ibi kandi ntabwo byavuzwe n'abo bahanuzi gusa, ahubwo na Yohana umubatiza, umwe wari integuza ya Yesu Kristo, hari ibyo yavuze. Ubwo Yohana umubatiza yategurizaga Yesu, yagaragaje ibintu 4 Abisirayeli bari bakeneye gutunganya kugira ngo agakiza k'Imana kaboneke. Umva uko yabivuze. Yaravuze ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorora inzira ze, ngo igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, ngo abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Kugira ngo umuriro w'Umwuka Wera wongere kwaka mu bugingo bwa buri mukristo no mu itorero muri rusange, hari ibikombe bigomba kuzuzwa. Hari udusozi tw'ubwibone tugomba kubanza kuringanizwa cyangwa kwitswa. Hari inzira zigoramye zikwiriye kubanza kugorororwa. Hari inzira zidaharuwe zigomba kubanza guharurwa. Umushyikirano hagati ya mugenzi wawe wamezemwe amahwa, wamezemwe ibitovu, umuntu wese yabaye nyamwigendaho. Abantu barahurira mu makorari, abandi bagahurira mu murimo, abandi bakabwiriza, bagahura ari abashumba, ariko wajya kureba ugasanga imibanire hagati yabo yarangiritse, yarononekaye. Izo nzira zigomba guharurwa kugira ngo agakiza k'Imana kaboneke. Izo nzira zasibye zigomba guharurwa kugira ngo umuriro w'Umwuka Wera yongere yake mu itorero. Haleluya. Ingingo ya 5 iravuga ngo nitwihana nta shiti isezerano ry'Umwuka Wera tuzarisohorezwa. Yesu yagize ati, umuntu nagira inyota aza hondi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Yohana yagerageje gusobanura iri jambo agira ati, ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera w'abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo Umwuka Wera yarataraza, kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza bwe. Yesu yari yarabwiye abigishwa ko namara guhabwa ubwiza azasaba se akohereza Umwuka Wera. Ku munsi wa Pentekote, ubwo intumwa zari zimaze kumanukirwa n'Umwuka Wera, Petero yafashe ijambo agira ati, Yesu uwo mwishe mukamubamba ni ukoze bimureba. Yarakomeje aravuga ngo, nuko abo mu muryango wa Isirayeli nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Mu yandi magambo, yarari guhamya yuko Yesu yamaze gusubizwa mu bwiza bwe. Garanti yuko Umwuka Wera Yesu yamutanze igaragazwa nuko Yesu yamaze gusubizwa icyubahiro yahoranye, yahawe ubwiza, natwe adusabira Umwuka Wera kandi aramuhabwa, ngo aramutwoherereza, aramusuka ku bwinshi.
uwo mwuka wera rero niwo dukeneye kugira ngo avugurure ubugingo bwacu. Ndaza gukomeza n'igice cya gatatu ari naho dusoreza nkubwira yuko uyu mwuka akenewe buri munsi, akenewe mu bugingo bwacu. Niwe wenyine ubasha kutuvugurura, niwe wenyine ubasha gutuma itorero ry'Imana rigarukwaho n'igitinyiro, rikamburwa igisuzuguriro ryambitswe igihe kirekire. Umwami Imana agufashe ugitekereza kuri aya magambo. Amen. Ubwo twizeye yuko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byacu, twamara kubyizera tukihana tukababarirwa, dukwiriye no kwizera yuko ubwo Yesu yahawe ubwiza bwe n'umwuka wera twaramuhawe, twaramugenewe, n'impano yacu n'isezerano ryacu. Birakwiriye rero ko tugira kwizera ntidushidikanye. Nyemerera tuvuge kuri iki gice tuganisha ku ijambo rizamura kwizera kwacu, ritwereka yuko dukwiriye kwizera yuko iby'Imana yasezeranije kubisohoza irabisohoza. Kandi dushingire cyane kuri iriya jambo twari tumaze kuvugaho mu gice gitambutse. Reka ngerageze kuringaniza ririya jambo Petero yavuze yuko Yesu yahawe ubwiza nawe agatanga umwuka wera. Iyo dusomye mu bice 45 byo mu gitabo cy'Itangiriro, tuhasanga inkuru ya Yosefu kirya gihe yari umutware mu Egiputa. Tuzi amateka ya Yosefu n'ibihe bikomeye yanyuzemo, ariko byose byamutegurizaga gusohora mu isezerano Imana yari yaramugizeho. Ngo igihe cyarageze ubwo abavandimwe babazaga guhaha mu Egiputa, kuko inzara yari yarazimagije ibihugu byose, ngo ubwa mbere n'ubwa kabiri Yosefu ntabwo yashoboye kubirondorera ngo bamenye uwo ari we. Ariko ngo byaje kugera ku nshuro ya gatatu, bigera ubwo Yosefu yirondorera bene se. Ngo amaze kubimenyekanishaho, amaze kubisobanurira, ngo yababajije amakuru ya se Yakobo. Bamubwira yuko Yakobo akiriho. Noneho Yosefu, kuko we yari yarahishuriwe n'umwuka wera yuko inzara izamara imyaka 7, kandi akaba yarazi yuko hari hatambutse imyaka 2 gusa, yahise abwira bene se, aravuga ngo nimugende mubwire data n'ab'umuryango we bose bazamuke baze mu Egiputa bansange, kuko inzara iracyasigaje imyaka 5. Bene data, tukiri muri uru rugendo, inzara iracyahari, ntabwo twakwirengagiza umwuka wera ngo tuzarangize. Nubwo hari ibikomeye waba waranyuzemo, ndagira ngo nkubwire ngo ibikomeye biracyahari, ari nayo mpamvu ukwiriye umufasha w'umwuka wera. Hari ibyo Yosefu yakoze byemeje Yakobo, akamenya neza koko umwana we Yosefu burya yabaye umutwari mu Egiputa. Ngo yoherereje se amafarashi yo kuzana ab'imiryango ye bose, amwoherereza n'intashyo zarimo indogobe 10 zihetse ibyiza bya Egiputa, n'indogobe 10 z'ingore ngo zari zihetse imyaka y'impeke n'imitsima byo kurya ndetse n'ibindi by'impamba. Bibiliya itwereka ko Yakobo akimara kubona ayo mafarashi yari aturutse kwa Farawo, n'indogobe zari ziturutse ibwami bihingutse, ngo nta gushidikanya yagize ku byo bamubwiye, ahubwo yahise amenya ngo burya koko umwana we agomba kuba ari umutware, kuko nta wundi muntu usanzwe wari kuba afite ayo mafarashi, wari kuba afite izo ndogobe n'iyo myaka n'ibyo byiza byose byo mu Egiputa yari amwoherereje, byo kumwereka ngo humura umwana wawe ndacyariho, kandi Imana yangize umutware muri Egiputa. Umva uko Bibiliya ivuga, ngo bene se wa Yosefu babwiye Yakobo ibyo Yosefu yabatumye. Ngo Yakobo abonye ya magare Yosefu yohereje yo kumuhagurutsa, ngo umutima we urahembuka, ngo ahita afata icyemezo cyo guhaguruka kugira ngo amusange. Natwe Yesu, haleluya, yahawe ubwiza mu ijuru, yohereza amafarashi y'umwuka wera, yiteguye kuzaduhagurutsa ubwo igihe kizaba kigeze,
itorero rigiye, umwuka wera ngo niwe uzatujyana. Tutari twagenda ngo hari ibindi byiza byo mu gihugu yohereje, ngo yohereje n'impano zigereranywa na bya byiza byaje bihetswe na za ndogobe. Kandi ngo muri izo mpano ntabwo ari impano gusa, ahubwo ngo yohereje muri uwo mwuka wera, ngo yohereje n'imbuto, ngo izo mbuto nazo zikaba zigereranywa ngo na ya myaka y'impeke Yosefu yoherereje se, ngo nayo yari ihetswe n'izindi ndogobe. Dukwiriye rero kwizera ko Yesu Kristo yahawe ubwiza, natwe impano y'umwuka wera duhita tuyemererwa. Kugira rero ngo turonke uwo mwuka wera, kondisiyo ni imwe, ni ukwihana, ni ukurima imishike. Imitima myinshi cyane ubu yabaye imishike, abantu baragenda barenzaho. Hari abo twigeze tuganira, mbabwira inkuru imwe nigeze nsoma yambabaje, y'umugabo umwe wari ufite urwuri yaragiriragamo intama, ngo buri mugoroba yagiraga n'inzu y'intama, izo ntama zatahagamo. Ngo umunsi umwe ngo ari ku mugoroba bumaze kwira, habaye mu kabwibwi, ngo intama zose zitambutse ziri kuza zivuye mu rwuri zije mu nzu y'intama. Noneho ngo muri izo ntama haza hihishemo mahama, impyisi, ngo iza yabunze itigaragaza. Ngo umugabo akagerageza kureba, kuko nta rumuri ruhagije rwari ruhari, ngo ntabashe gutahura niba ari intama cyangwa se niba ari impyisi. Ariko wanditse ako gatabo yaravuze ngo bigeze aho ngaho, wa mugabo aravuga ngo ndi gukeka ko yaba ari mahama, ariko banza atari nayo. Ariko muri iki gihe turi gukorera mu mwuka wo kurenzaho, mu mwuka wo koroherana. Ngo arambura ikiganza, abivuga mu rurimi rw'igifaransa, aravuga ngo au nom de l'esprit de tolérance entre, ngo mu izina ry'umwuka wo kurenzaho turi gukoreramo none, ngo nawe nubwo waba uri n'impyisi injira. Uwo muntu wanditse ako gatabo yaravuze ngo muri iki gihe abantu benshi bari gukingurira ibidakwiriye gukingurirwa mu bugingo bwabo, no mu itorero ngo bigakingurirwa ibidakwiriye gukingurirwa, ngo na za mahama, ibirura bikinjira mu ntama. Uwo muntu yarangije iyo nkuru avuga ngo ngaho nawe tekereza ibyabaye nijoro muri ako kabwibwi, kubera amahama yinjijwe, ngo kubera yuko hariho umwuka wo koroshya ibintu, umwuka wo kurenzaho. Mahama yaje kubigenza ite igeze mu ntama. Dukwiriye natwe kwigenzura. Mwene data, birashoboka yuko mu gihe gitambutse hari ibyo wakinguriye mu mutima wawe, ariko ukwiriye kwemerera umuriro w'umwuka wera ukaza ukabikongora, ukabitwika. Birashoboka yuko hari n'indi miriro waba waragiye kurahura yo hanze, bakakubwira ko ari byo bigezweho, bakakubwira ko ari byo byiza. Hari ibyo wimitse mu muryango wawe, hari ibyo wimitse mu rugo rwawe. Bakozi b'Imana bagenzi banjye, birashoboka ko hari imiriro yindi yamaze kutwinjirana, ariko ngo ni imiriro itarategetswe. Kandi iyo miriro itarategetswe iri gutuma ubugingo bwa benshi cyane buhenebera, ndetse bumwe bugapfa. Nimureke twinginga Imana kugira ngo kuri uyu munsi wa Pentekote umuriro w'umwuka wera aba ari wo wongera kugaragara mu itorero, aba ari wo wongera kugaragara mu bugingo bwacu. Nyemerera we wateze amatwi dufatanye dusenga Imana. Mana Data, se umwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushimira uyu munsi mwiza tuzirikanaho igikorwa gikomeye wadukoreye, utwoherereza impano y'umwuka wera. Turagushimiye umurimo ukomeye uwo mwuka yakoze mu bugingo bwacu, akatwemeza ibyaha byacu tukihana tugahinduka abana bawe. Turagushimira uko uwo mwuka ahorana natwe akadufasha mu bihe byose tunyuramo. Tumaze kwirebera mu ijambo ryawe Mana, dusanze hari ibyo twaba twaragiye turiganywa, ntitube tugihagaze neza mu by'umwuka. Nyamara n'ubu tuzi ko ukidufiteho umugambi mwiza wo kongera kutwuzuza imbaraga zawe, kugira ngo tubashe guhamya ibyawe dushize amanga. Tugusabye imbabazi aho twaba twararangaye igicaniro kikazima. Tubabarire aho twaba twaragiye dukingurira umuriro utategetswe mu bugingo bwacu no mu itorero. Uwo muriro mubi
utatumye tukubahisha, wuzimye utwatsemo umuriro w'umwuka wera. Mwuka wera, ongera utuvugurure, ongera utwike ibyo wagaye byose muri twe, ongera utwuzure nk'uko wabikoreye abigishwa urya munsi wa Pantekote. Mwuka wera, ngwino uduhembure kandi udushoboze kuba maso kugeza ubwo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka kutujyana. Tubisabye Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu abaho umugisha.